14 ku murongo wa mbere haratubwira ngo umugore w'umutima wese yubaka iki? Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa we ubwe agenza ate? Ararusenya. Bivuze yuko nta kintu abagore bakora muri iyi si, ingo ziri gusenyuka uyu munsi kandi zigeze ku rwego rwo hejuru, nta kintu bakora ngo bye kubahama, kuko ijambo ry'Imana niko rivuze. Riratubwiye ngo umugore w'umutima, uyu mugore w'umutima wese wubaka urugo. Baravuze ngo wese, iyo Bibiliya ivuze ijambo ryose ujye uriha agaciro. Iyo ivuze ngo umugore w'umutima wese, ibikubiyemo ibikara, igakubiramo inzobe, ikavuga abarebare n'abagufi. Muri make abagore ibintu batandukaniyeho ni bibiri gusa, ni ubupfu n'ubunyabwenge. Umugore wese w'umutima, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda bavuze umutima, mu Gifaransa bavuga sagesse, mu Cyongereza bavuga wise, mu Giswahili bavuga hekima. Bivuze iki? Mu Cyongereza umugore w'umupfu bamwise foolish, mu Giswahili mupumbavu, mu Gifaransa une dame insensée. Nshuti zanjye, umugore uri mu bupfu ni ikimungu ku muryango, ni ikimungu ku itorero, ni ikimungu ku isi yose. Turaje tubisobanure mu minota mikeya dufite. Kuki uyu mugore w'umupfu n'uw'umunyabwenge Bibiliya ibitindaho? Hirya y'Imana, umugore niwe ukurikiraho mu kurema icyiza cyangwa ikibi. Ibyiza byose mwabonye ku isi, kandi iyo tuvuga ibyiza, burya ikibihagarariye ni umuntu. Nubona umuntu muzima, uzamenye ko inyuma ye hari umugore w'umunyabwenge. Kandi nubona umuntu wangiritse mubi, uzamenye ko inyuma ye naho hari umupfu, umugore w'umupfu. Kubera iki? Kuko Abafaransa baravuze ngo nushaka kwedika, si tu veux éduquer une nation, nushaka kurera, ukarema igihugu, ukarema itorero, ukarema isi, uzite ku mugore. Kubera iki? Kuko influence, ingaruka ateza ziragenda zikagera kure cyane. Niyo mpamvu bavuze ko iyo ureze umugore kandi ubwo ni ukumwigisha, uba wigishije igihugu. Mu gihe wigishije umugabo cyangwa ukarera umugabo, bo baravuze ngo uba ukoze igikorwa kiri restreinte, kigarukira hafi, kuko uba ukoze icyo bita eduquer un individu. Bivuze iki? Bivuze ngo uburere bw'umugabo bugarukira kuri we. Mu gihe umugore we byambuka imipaka, bikarenga igipangu cyiwe, bikagera mu itorero, bikarenga itorero, bikagenda bikagera mu gihugu, bikarenga bikagera ku isi. Niba utabizi, uzarebe icyo nyina wa Mose yakoze, urebe n'ingaruka byamugizeho. Kandi niba ushaka kumenya umugore w'umupfu wabayeho cyane, ni umugore bita Agripine, nyina wa Nero. Igitabo cy'intambara ikomeye cyamugarutseho kiravuga ngo mu rubanza rwo mu ijuru, ubwo Nero azababazwa abizera ubwoko bw'Imana yatoteje, na kariya gakecuru katoje ibibi umwana wako ntabwo kazarokoka. Babyeyi, njya mbabara cyane iyo mbona abizera mudashaka kwitabira icyiciro cya mifemu. Buriya mifemu
ikora ibishoboka byose. Kubera iki? Yafashe abantu ibashyira mu byiciro bitanu. Icyiciro cya mbere icyita Mifemu Junior, bivuze ngo muri icyo cyiciro urubyiruko rugomba kwisangamo, kandi iyo rwisanzemo ruhabwa inyigisho zirukwiriye, rugafashwa, rukamenya no kurambagiza, rukazubaka urugo ruzima rurimo umugore w'umunyabwenge. Ariko abasore benshi barandagaye, banze kuza muri Mifemu Junior. Mbese mwa basore mwe hirya muri kwiga iki? Mutari mu rusengero rw'Imana ngo mwigishwe. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro bita Flower mu gitabo bita Itinéraire du couple. Ni igitabo kivuga yuko umuntu akigera mu rugo rushyashya abagihuzagurika cyane. Icya mbere abagiye gukonjiga imico ye n'iy'umugabo, adaptation conjugale, kugira ngo uko uteye nuko umugabo byivange bibyara ikintu kizima. Uwo mufurawa agomba kwigishwa. Icya kabiri abagiye kuturerera utwana dutoya, kandi mu gitabo ari muri Rengera Ubuzima, ndakeka igitabo cya kabiri kuri 46 baratubwira ngo umugore utwite, ugenje ute? Utwite ashobora kwanduza umwana atwite imico ye myiza, kugwa neza, kwihangana n'ibindi. Bivuze ngo abo badamu bari muri icyiciro cya Flower bagomba kwigishwa uburyo bagomba kwiyadabuta mu ngo zabo, bakigishwa kurera umwana. Kubera iki? Kuko Bibiliya iravuga ngo hagushije ishyano igihugu kigira umwami w'umwana. Ntabwo ibivuga umwana mu bwana, ahubwo ni ubwenge butakuze ngo bugere ku gihagararo cy'ubwenge nyakuri. Umuntu iyo adindiye mu mirire bigira ingaruka zikomeye cyane zizamwomeka, kandi umwana burya agomba kurya neza, cyane cyane munsi y'imyaka 5. Abo bana iyo bagwingiye nyuma yaho bakuza igihagararo, tukajya tubona babaye barebare na banini, ariko wajya kureba developema y'ubwonko bwe ugasanga kangana gutya. Uwo mwana ntuzamutegeho umusaruro. Abagore rero bagomba kwiga kugaburira abo bana indyo yuzuye ni abafurawa. Niyo mpamvu nkundira itorero ryatekereje neza, rigera no ku cyiciro bita Kagoma, kuva ku 10 ushatse kuzamura ukageza kuri 20. Abo badamu baba bari kudukorera umurimo ukomeye wo kugendana ubwungo iruhande rwabo, kuko baba bari kurera abana bagoye. Abo bita ingimbi. Umwana warezwe nabi hasi, iyo ageze muri iki cyiciro ahinduka umwana unaniranye. Abo bita delinquance juvenile, maze bakabindara. Bivuze ngo uyu mugore agomba guherekeza umwana muri buri cyiciro. Yagera hariya mu bana b'abadoresa, ingimbi n'abangavu, akamenya uburyo agendana nabo. Ntabwo ari ubwungo bw'umuti, ahubwo kuri buri step amenya ukuntu agenda amuyobora. Ndetse uwo mwana abenshi adolescent irangira ku mukobwa kenshi ni 18, ku muhungu ikarangira kuri 20-21, aricyo cyakicira aba yinjiye mu ndashyikirwa. Uyu mubyeyi yagejeje umwana aho ngaho, personalite ye ibimaze kwirema, influence zamukikiza ntacyo zamutwara. Kagoma rero mugomba kwiga. Icyiciro cya 4 indashyikirwa, baba batangiye kubona bakwe, bagomba kujyana n'abana babo. Ibyanditswe bikatubwira ngo umwana w'umunyabwenge ntabwo ajya yinjira mu cyiciro gikomeye cyo gushinga urugo atagishije inama ababyeyi babiri. Umubyeyi wa mbere ni Imana, umubyeyi wa kabiri ni ababyeyi be bamwonkeje bakamukuza.
ariko burya n'itorero ubu turi gukora inshingano y'ababyeyi. Umwana wagiye arataho hose, itorero rishobora kukubera umubyeyi rikakugezaho inyigisho z'ingenzi zikagufasha. Icyiciro giheruka n'icy'amazahabu. Muri icyo gitabo cyitwa Itinéraire du couple, batubwira yuko abantu bageze muri kiriya cyiciro bamaze kubona abakwe n'abakazana bajya bagira ingorane yo kurwara indwara yitwa nivide, cyangwa icyari gisigaye mu busa. Abana baba bamaze kujya mu ngo zabo. Iyi couple rero nayo igomba kubabwa hafi. Kubera iki? Kubera ko aba asigaye mu nzu wenyine, iyo ngorane ikamuzamo mu ntekerezo, ni psychology problem. Aragenda akajya gusenyera abakobwa be n'abahungu be. Niyo mpamvu ingorane dufite zikomeye mu itorero ziri muri flower no muri zahabu. Mbese mubonye hari icyiciro kigomba gusigara? Ndashima rero Imana yuko itorero ryatekereje neza rigashyiraho umurongo wo kwigishwa. Kandi ngashima cyane Kimisagara yuko iri gushyira mu bikorwa inshingano batorewe. Ndetse nasanze icyiciro cya mifemo mwaracyubatse cyane, kuko ahandi henshi usanga babiterera abagore n'abakobwa, abagabo bakibera hariya. Ariko ndashima Imana ko mwashyizemo abagabo b'inkorokoro. Iki cyiciro kirakomeye cyane. Reka rero twigire muri izi nyigisho. Mbese umudamu yaba gute umunyabwenge? Kubera iki? Ndashaka gusoma amagambo ari mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Mu gitabo Umurimo wa Gikristo baranditse, baravuga ngo kuri paje yaho ya 251 baravuga ngo ni ku cyigisho cyitwa Urugo, ikigo cy'itorezwamo ivugabutumwa. Baranditse baravuga ngo guhembura no kuzahura mwene muntu bitangirira mu muryango. Umurimo w'ababyeyi niwo mbarutso y'ibindi byose. Umurimo w'ababyeyi niwe mbarutso y'ibindi byose. Ibyo umuntu azageraho ku isi byose, imbarutso yabyo ni ibibera hariya mu miryango. Kuki mifemu? Buriya mifemu na jiya n'icyiciro cy'umuryango ntabwo wabitandukanya. Kuko iyo tuvuga umuryango ntabwo tuba turi kwivugira ariya mazu, ahubwo tuba turi kwerekana umugabo, tukerekana umugore, hakaza n'umugisha w'abana. Abo nibo iyo ari abasore bari mu rubyiruko baba bajiya. Kandi no muri mifemu n'ubundi tuhasanga umubyeyi wa wundi ufite inshingano ikomeye yo guhindura isi cyangwa yo kuyiroha mu mwobo. Barakomeje baravuga ngo ababyeyi ntibakibagirwe umurima mugari kandi w'ingenzi w'ibwirizabutumwa mu ngo zabo. Kwita ku bana yaragijwe ni inshingano yera Imana yahaye umubyeyi. Imana iravuga iti, akira uyu muhungu n'uyu mukobwa maze ubanderere. Ugenze ute? Ubanderere. Umuhe imico y'ubupfura ikwiranye n'ubwami, kugira ngo bazarabagirane mu bikari byo mu ijuru iteka ryose. Umucyo n'ubwiza bituruka ku ntebe y'Imana bitwikira umubyeyi w'umugore ukiranuka igihe yihatira kwigisha abana be guhangana n'imbaraga z'ikibi. Mbega umurimo w'umugore ngo uraba umurimo ukomeye.
kandi w'ingenzi. Baratubwiye ngo guhembura kwa rubanda, guhembuka kw'itorero, guhembuka kw'igihugu bishingiye ku murimo w'umugore. Kandi bakatubwira ngo mwivugabutumwa ry'umudamu niyihatire kurema imico y'ubupfura, imico mizima izatuma umwana we arabagirana hehe mu bikari byo mu ijuru. Buriya ababyeyi benshi mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya mbere baranditse ngo ababyeyi benshi birengagiza izi nshingano zikomeye zo gutoza abana babo mbere n'uko bajya no mu ijuru. Amaho agomba kubanza kubahanda mu mbavu. Muki? Mu mbavu. Bya byiciro nababwiye, iyo umuntu akivuka ibintu byose bari guprojeta muri future. Umwana uvutse azakubwira ati nzaba iki, nzakora iki, nzakora iki. Yagera mu busore agahitamo babana, agakomeza imishinga, atera intambwe fresh, umurongo umuyobora urimo kwirebera hariya. Ariko iyo ageze muri zahabu, hejuru mu busaza, hejuru y'imyaka 60, umurongo warebaga hariya uhita ugaruka gutya, agatangira agasubiza amaso inyuma, akajya mu cyo bita evaluation cyangwa introspection, kwitekerezaho n'ibihe bye byashize. Akajya areba atari ko mu bwana iby'ingenzi byose nagombaga kubona narabibonye, akavivura. Ese ngeze mu busore, ubusore bwanjye, kuko Bibiliya iravuga ngo ubwiza bw'abasore n'imbaraga zawo, ikongera ikavuga ngo ni byiza yuko umuntu aremererwa mu busore. Basore, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bikavuga ngo ni igihe cyo kubiba, ni igihe cyo kugira ute, cyo kubiba ugakora cyane kuko uri strong, ufite ibibaraga. Ni igihe cyo kubiba. Umusore upfusha ubusa imbaraga ze, imbaraga, ubuzima bwo ku isi tubugendaho ntaho guparika. Ndakurahiye, uva mu mwaka wari gufeta za anniversaire, nusubiza amaso inyuma ugasanga uwo mwaka waragupfiriye ubusa, ujye uririra ubuzima bwawe, kuko time ntabwo ihagarara. Hari horloge, hari isaha nini igomba kugenga imibereho yawe kuva uri umwana kugeza ugeze mu busaza, ndetse ukagera mu gituro no hirya y'igituro. Ubwo buzima burabira haragenzurwa. Nuko wa musaza rero asubiza amaso inyuma mu busore bwe, akavuga atari ku busore bwanjye bwabyaye icyo bwagombaga kubyara, imbaraga zanjye narazikoresheje. Ese ngiye guhitamo uwo tuzabana nakoresheje ubushishozi, nshaje nezerewe n'uwo twashakanye. Maze yagira amahirwe, yaba yarabigenzemo nk'uko ijuru ribishaka, agatera vi, akinjira rero mu mibereho ye n'uwo bashakanye. Ndagira ngo mbabwire ko ku bantu benshi iyo bageze muri iriya myaka bamarwa n'intimba, bakarwara depression. Maze akareba ati harya narongoye nde? Hari abagira ibyago akaba yararongoye umugore w'umupfu, kuko Bibiliya yavuze ngo umugore w'umupfu ubwe asenya iki? Ntabwo asenya urugo nk'amabati, asenya abana be, agasenya umugabo we. Ndagira ngo mbabwire ko abagore benshi bagumye ku ndengo, nta ntambara yabaye na accident, abagabo bajya bagera mu busaza
bagasaza neza. Kuki? Buriya umudamu iyo ari gusezerana hano aba ari gukora handovana na nyirabukwe. Nyirabukwe akamubwira ati mwana wanjye, uyu mwana wanjye namutwise amezi 9, uyu mwana wanjye murera mu bwana, uyu mwana wanjye murera mu busore, uyu mwana wanjye muha indangagaciro, ngewe ndi gusoza ikivi, wowe ugiye gukomeza. Umundindire, umuha ibyo kurya, umugaburira indyo nzima, umurinda ubukenya, umuha ibitekerezo bizima, aba umugabo. Kuko mu Migani 31 haratubwira ngo umugabo nk'ufite umugore w'umutima cyangwa ufite bwa bwenge amenyekana mu marembo y'umudugudu. Umugabo ufite umugore mwiza, ijuru riba ryamuhaye umugisha. Ariko Imana nawe ntabwo igipfa guhereza ibibonetse byose. None irajya kuguha umugisha, we musore urinde uhabwa umukobwa muzima. Ijuru rya ababyeyi batakaje igihe basipendinga bayobora. Uriya ndarika imbaraga zawe zose uri kuzimarira he? Mu Migani 31 kuva ku murongo wa mbere, uriya mubyeyi mwiza hari ibintu bikomeye yabwiye abahungu be. Yarababwiye ngo muhungu wanjye, uzitondera ibintu ngiye kukubwira. Icya mbere yaramubwiye ngo ntugahe ubwenge bwawe ibisindisha, le drogue. Ntabwo ndi gusoma, simfite umwanya, ariko muze gusoma imirongo ibanza ya 31. Arangije aramubwira ngo kandi Lemuweli we, abami ntibakwiriye kubaririzaho ibisindisha biri. Icya kabiri aramubwira ngo mwana wanjye Lemuweli, ntugahe intege abagore. Cyakubwira ahantu urubyiruko rwibereye mu buraya n'ubusambanyi. Ntugahe abagore intege zawe, kuko icyo kigusha abami. Ugasanga umusore agiye kuzarongora amaze kumenya umukobwa wa 20. Musore uriho umuvumo, urugo rwiza warukura he? Urumva Imana yajya gufata umukobwa w'isugi wirinze ikaza kumutereka iwawe uricyandagara. Tugomba kubwira itorero ry'Imana, basore ugomba kurinda ubumanzi bwawe. Kubera iki? Iyo wamaze kumenya abagore n'abakobwa uzarongora ntazigera kunezeza. Muri statisitike z'igihugu, mu cyaha cyaje cya mbere cy'ubutane bagaragaje ubusambanyi bw'abagabo n'abagore. Ubundi byari bikwiriye ko umugabo n'umugore basambana. Ufite umugore, icyo bikwereka iki? Duhita amaso dutera akajisho kuri pasti yawe, wariyandaritse. Kuko umugabo mwiza mu Migani igice cya 5 haravuga ngo ujye unyurwa n'umugore wawe, amabere yakunezeze, unyurwe n'iriba wifukuriye. Waba unyuzwe se ukajya hanze? Oya, byapfiriye he? Byapfuye kare. Kandi mbabwire, uwo muzigo wose urukuza kuri ba nyoko na baso. Kubera iki? Nta kintu twakora ngo duhunge uwo muzigo we kuza ku mutwe wacu. Ariko n'abagabo tugomba kubakondana. Kubera iki? Hari abagabo benshi bagize abagore babo abo kubyara amafaranga, akirengagiza ko kubyara umwana bisaba n'inshingano yo kurera. Akamubyaza amafaranga, akongera akamubyaza amafaranga, akongera akamubyaza amafaranga. Uzayarya uri kurira, amutera ingibo. Rero nshuti zanjye basore, iyo ugize Imana ugatera vi muwo mwashakanye, ugera no ku bana wabyaye, ukareba inyuma ukavuga ati harya umwana wanjye, umwana ukomeye wanjye ni umuzamu wo ku gipangu cyo muri Matewusi, niwe mwana ukomeye mfite. Mbese uwo mubyeyi uri gusubiza amaso inyuma, utarigeze agira icyo amarira abana be, akabona bamwe ni abazamu abandi ni abayede no mu busaza, mbese ugira ngo wanezerwa? Abandi bari muri za rigore, iwe huzuye utwuzukuru, buri mwaka cyura utwana tw'abahungu be, nta mugore bagira, ahubwo ari kujya zitura nk'uzitura ihene. Kera babitsaga ihene,
maze wabitse ihene umuntu ukamubwira uti rimwe izakubyarira ubutaha ni njyewe, ugasanga umubyeyi arimo arajya kuzitura bamwe bakajya babajugunya ku muryango w'iwawe, kandi utugongo waramaze gusaza nta n'imbaraga ugira zo kurera. Uyu muntu rero urimo asubiza amaso y'inyuma agenda avivura ahandi ari gucaho udusaraba, mu maso ye ikiri ku mutima gihita cyuzura hano. Usanga afite intimba, afite umujinya, akinjira mu gituro nta n'ibyiringiro by'umuzuko. Kubera iki? Muri iki gitabo mu rugo rwa gikirisitu, mu rugo rwa gikirisitu paje yaho ya 13, baranditse kuri paje ya 14, ababyeyi nibo barema umwuka uranga abagize urugo rwabo ku rwego rukomeye, kandi iyo mu rugo hari ukutumvikana hagati y'ababyeyi bombi, abana babo nabo bakongezwa uwo mwuka. Niba wumva warazinutswe mugenzi wawe kandi mukaba mutitwara nk'abakirisitu bakurikiza ukuri kwa Bibiliya, nimuhinduke, kubera ko iyi mico mwerekana muri iki gihe cy'imbabazi ariyo mico muzaba mufite igihe Kristo azaba agarutse. Niba ushaka kuzaba umwe mu bera bo mu ijuru, ukwiriye kubanza kuba uwera ukiri kuri iyi si. Ibigize imico wihambiraho mu buzima ntibizahindurwa n'urupfu rwawe cyangwa n'umuzuko. Uzava mu gituro ufite imyitwarire nk'iyakurangaga mu rugo rwawe no mu muryango mugari mbere y'uko upfa. Urupfu murumva hari icyo rwakora kuko witwara iwawe? Mugabo niba uri umunyarukoni, uhoza abana ku rutoto n'umugore, ukabika udufaranga ukajya uturarana uduhishe bakicwa n'inzara, uzava mu gituro umeze uko nguko. Mbese bavandimwe, iyo urumbije umugore nta bana usarura, nta nubwo urumbye abana nawe urarumba. Ugenze ute? Urarumba. Aho bagabo ntimwaba mugira uruhare mu gutuma abagore banyu babarumbiriza? Nta mwanya mfite. Hari ibintu batondoye inshingano z'umugabo, hakaba inshingano z'umugore, hakaba inshingano z'abana. Iyo bikurikijwe neza mu mucyo wa Bibiliya, urugo ruba amahoro rukaba ijuru rito. Nyamara ku bantu benshi ingo zabo zahindutse gihenomu ntoya, aho umwana yiganyiriza gutaha, umugabo akiganyiriza gutaha. Ibyo turaza kubyiga dukomeze ku mugoroba, ariko ku bw'aya masaha ntabwo nshaka kubatinza kuko hari gahunda yo kugaruka. Ndashaka gusoreza ku isomo badusomeye riri mu gitabo cya Zaburi 133. Batubwiye ngo dorere erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Abavandimwe mbese ni bande? Ntabwo ari abo tuvukana, ahubwo umuvandimwe wa mbere ni umutware wanjye. Umugore n'umugabo bagomba kurenga yuko umwe ari umugabo undi akaba umugore, bagahinduka inshuti z'amagara. Kubera iki? Mu rugo niho hantu usubira, ubyuka wirukanka ujya hariya, ujya mu kazi utaha, ujya mu kazi utaha. Numara gusaza uzagaruka mu rugo, nicyo pansiyo ivuga. Nurwara uzagaruka mu rugo. Mbese kuki wacu imuhira
twahagira gihenomu koko. Nshuti zanjye, Imana yaduhaye imfunguzo z'ibyiza, ariko abantu benshi barazipfanye. N'iby'igikundiro kw'abavandimwe, umugore, umugabo, abana bagomba guturana bahuje, harimo inite, umurunga w'ubumwe, aho muri iki gitabo babyise uruziga rwera. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 2 bavuzemo abagore b'injajwa. Abagore ngo bajya bahangara bagafata ibibazo by'ingo zabo bakajya kubibwira abandi bagabo. Badamu, icyo kintu kirazira mu maso y'Imana. Nugira ibibazo ntukajye kubibwira undi mugabo, ahubwo ujye ureba wenda niba udafitanye isano ya hafi na Yesu, ujye ubibwira undi mugore mugenzi wawe. Kubera iki? Ahora kurunda we mugabo, nujya kumva ibibazo by'umugore wundi uri mu kaga. Kubera iki? Baravuga ngo uko agenda kubwira ibibazo aba ari kugukompeyaringa gushyira kuri level n'umugabo we, akajya kubwira mu yandi magambo ati burya umugabo ni wowe. Umugabo ninde? Nawe ukazumva uti burya umugabo ni njyewe. Warangiza, kuko abagabo ni abanyantege nke imbere y'abagore. Niyo mpamvu abagore iyo bashaka icyerekezo cy'isi bagiye umurongo muzima, bashaka bakayisenya. Niba utabizi uzajya kureba icyigisho cy'ishitimu. Baravuze ngo uko Satani yatangije umurimo mu Edeni, yiteguye kuwurangirisha abagore. Ariko badamu, muhaguruke dukorere Imana, duhise icyerekezo kizima, inshingano zacu tuzubahirize. Badamu rero, ntukongere gukora ikosa ryo kujya kuganyira umugabo. Icya mbere, wishyize mu mutego ukomeye. Icya kabiri, ubugingo bw'uriya mugabo wari umukuru w'itorero uraburangije. Mbese nta bagore bakugira inama? Maze akajya bati burya umugabo ni wowe di, n'uwawe uzi ukuntu ari mwiza, n'umugore wawe ni mwiza. Bibiliya yatubwiye ngo umugore wese, anyway, ni ukuvuga yuko isura, igihagararo, ibyo ngibyo buri muntu umugore aba yazanye aba yamunejeje. Kuko mu gufiyansa tujya ducamo mu rukundo tukabengukwa. Taye yawe aba yayikunze, igikara cyawe yagikunze, ukuri nuko rwose. Umva, uri mwiza, ikiri kubura gusa ni ubwenge. Kandi ubwenge nabwo murabufite. Yiba mutabufite se muramurindimura abagabo bakomeye mukabahirika hari. Imana itugirire neza. Birakwiriye rero yuko abantu baturana bafite umunezero n'ubumwe. Niyo mpamvu ibyo ntago bisaba ibifaranga byinshi, ntago bisaba kuba mukageretse gusa, ahubwo ngo n'ivundi ryagenza gute, ryanezeza iyo hari amahoro. Mbese mujya mwibuka ko turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Nababwiye ko nta no guparika, uko ubayeho buri munsi, nta buriyo y'ubuzima, nta drafti. Uri uyu munsi niwe uzazuka uri we. Ihutire rero kubana n'uwo mwashakanye. Ndetse baravuze ngo bimeze nk'amavuta yasutswe mu bwanwa bwa Aroni. Barengurizaga ku mwuka wera igihe Kristo yari yicaye mu ijuru, kuko niwe washushanyaga na Aroni. Umwuka wera wamuturutseho uragenda usesekara ku ntumwa. Mbese mwari muzi imigisha myinshi twabona Yesu ari iwacu. Ariko Bibiliya ikavuga ngo ubwoko bwanjye burapfuye buzize iki? Kubura ubwenge. Imana idushoboze kuba abagore b'abanyabwenge, idushoboze gushaka ubwenge nyakuri. Ntawe ubuvukana, ahubwo birarahurwa, ugatuza umwuka w'Imana muri wowe, akagushoboza gushyira inshingano zose kuri gahunda. Yesu yiteguye kudufasha mu izina rya Yesu. Mbese ntarafunga, hari uwiteguye